iyi ngingo rero ya mbere mu by'ukuri y'imbaraga za satani n'uburyo igenda yomboka mu bakomeye igakoresha abakomeye, kandi mu gukoresha abakomeye nta kindi banza gukora ni ukubacanganyikisha bagateza intambara. Satani ubu ngubu rwa rugamba rwayo rwo mu ijuru yaruhinduriye mu bantu, kandi ntabwo yigeze ireba abantu boroheje, ahubwo yarebye abantu bashobora guteza akaga iyi si, nibo satani iri gukoresha. Nubwo abantu runaka, uyu muntu ayoboye abantu runaka, n'ubwoko bwiwe, ni abantu biwe. Nguko uko urusengero rwa satani rero rwaje gutangira muri San Francisco muri Amerika. Bakunzi ba Buhoka Wisanzure TV, reka tubasuhuze tubifurize kugira umugoroba mwiza aho bugorobye, abageze ku gicamunsi ku masaha ya nyuma ya saa sita nabo tubasuhuze, by'umwihariko bari ku mugabane wa Amerika. Ariko reka mu by'ukuri nk'uko dusanzwe nyine dutangira ikiganiro cyacu tubasuhuze mu izina rya Yesu. Nizere neza kuko umwami Imana yakomeje kubana namwe aho mwiriwe hirya no hino mu mirimo. Ku bageze ku masaha y'umugoroba, abari hano mu gihugu cya Denmark, namwe reka mbasuhuze. Ndabizi neza ko ingorane ziri cyahari, dufite urubura rwinshi, ariko reka nizere neza kuko namwe Uwiteka Imana akomeje kubarinda. Aha rero turi muri cya kiganiro cyacu cyo gutangira umwaka wa 2024, aho twavuze ati uyu mwaka ni umwaka udasanzwe. Abakristo bakwiye kuzaba amaso kugira ngo umwami Imana azabe mu ruhande rwabo, kandi ibyifuzo byabo bizagerweho nk'uko babyifuza. Uyu ni umwaka udasanzwe rero, ndetse utangiranye amakuru atandukanye menshi, ariko nk'uko Buhoka Wisanzure TV ibabereye hano kugira ngo bamenyere amakuru kandi bagezeho amakuru, yaba ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana, kwibukiranya mu mirimo yacu ya buri munsi. Ni nako nyine dukomeza kureba, ni dukubita ijisho hirya no hino kureba ibitambuka n'ibikorwa biba hirya no hino. Murabizi ko impfu zo zikomeje kuba nyinshi, intambara zikomeje kuba nyinshi, ibyorezo n'ibiza nabyo bikomeje kuba byinshi. Mbega ni ukuvuga ngo ibibi biri kugenda bimwe bivaho hazaho ibindi. Ngira ngo abatega amatwi mwumva amakuru, haba mu biyaga bigari, imvu ishyamba ntabwo ari ryeru. Amagambo avugwa mu biyaga bigari murayumva yose, agenda agusha ku bushyamirane, ku kutumvikana, ku ntambara. Hano mu bihugu bya Aziya naho turaza tukareba hano mu bihugu bya Isirayeli, aho tufata nko ku gicumbi cy'abizera, niho murabibona kuko intambara zikomeje gukaza umurego, ndetse ubu zishobora kuzaba intambara zihanganisha abakristo n'abayisilamu, kubera kuko abayisilamu bari gukomeza gukaza umurego, bakongeza mu by'ukuri navuga urusaku rw'amasasu, nk'uko abisirayeli nabo batazemera mu by'ukuri kumanika amaboko, kandi bagomba kwivuna umwanzi nyine bivuye inyuma. Ibyo byose rero ni amakuru atari meza, kandi byose bigenda byerekeza ku buzima bw'umwana w'umuntu. Hano kuri Buhoka Wisanzure TV rero twabateguriye ingingo zitandukanye tugiye kuganiraho, kubera kuko nababwiye neza kuko uko dufunguye iyi studio ya Buhoka Wisanzure ni na TV, ni na ngombwa ko tubagezaho mu by'ukuri ubutumwa bwiza, kandi tukabagezaho amakuru yizewe. Ni ibintu byinshi. Navuze ngo ikiganiro cy'uyu munsi ati hunga udapfa, uyu kuko hari uyu atewe ishema no kwibohora ingoma y'agatsiko k'umwijima. Ni uhunga udapfa rero, nicyo kiganiro dufite kuri uno munsi, niyo nteruro y'umunsi. Hunga udapfa, uve uruhande rw'urupfu, kuko urupfu rugumya kukwegera. Ikiro turaza kurebera hamwe, mbese urahunga werekera hehe, mbese urahunga witwaje iki. Ibyo ngibyo ni bimwe turareba mu gusesengura kino kiganiro cyacu, aho turabona ijambo nyamukuru nyine, cyangwa se interuro y'ikiganiro ni hunga udapfa. Hunga udapfa, kuko iyi si yacu imaze kumera nabi, cyangwa se urebe neza niba ibikoresho byose warabisuganije. Bakunzi rero ba Buhoka Wisanzure, ingingo ziraba zigize iki kiganiro nk'uko interuro ivuga ngo ni hunga udapfa. Ingingo ya mbere turaza kurebera hamwe ni imbaraga za satani zitakihishira. Turaza kurebera hamwe imbaraga za satani ziri gukorera mu mpande zose z'igihugu, n'abari kuzimenyekanisha, n'abari gukongezamwo akariro kugira ngo satani mu by'ukuri ikomeze yigarure imbaga nyamwinshi. Turaza kureba rero uburyo ki imbaga cyangwa se imbaraga za satani ziri kugenda mu buryo bw'urwica, zigenda zomboka mu
mitima ya benshi cyangwa se mu mibereho ya benshi, ahasigaye ndetse buri wese akazaba yazibona yamaze gufatwa n'uwo muriro wa satani. turaza kureba rero mbese satani bimeze bite. turaza twaramaze iminsi ndeba n'amakuru nkibaza ati koko ibibi bikomeje kwiyongera, ubugome bukomeje kwiyongera, intambara zikomeje kwiyongera, ibi bintu bifitanye iyihe sano na satani? turaza kureba rero umwaduko w'urusengero rwa satani n'inshingano yarwo n'ibikorwa byarwo n'abarugize n'abarushinze. tuza kureba n'ukuntu ruri kugenda rwagura amashami hirya no hino, ndetse bikaba na nyirabayazana w'izi ntambara zose turi kuba. turaza kureba rero ishingwa ry'urusengero rwa satani, mbese ruri kuzenguruka mu isi mu buhe buryo, mbese umuntu utasobanukiwe n'abavugabutumwa ba satani cyangwa se n'abacengeza amatwara ya satani yabibwirwa n'iki kugira ngo abashe mu by'ukuri kuvuga tuti ahangaha hari satani, reka mpirinde, reka ne kuhegera. ibyo ngibyo rero nabyo turaza kubirebera hamwe, turaza gusesengura turebe imvo n'imvano ndetse n'imigirire y'uru rusengero rwa satani rukomeje kubica bigacika kandi bigakorwa mu buryo bw'ibanga rikomeye, ku buryo umuntu tutamusobanuriye hano kuri Buhoka Wisanzure TV yazajya kwibona yaramaze kugwa mu ruza rw'itikiziba, kuko satani mu by'ukuri agenda mu mayobera atangaje, ariko ari kugenda ahishurwa uko abantu bagenda bakora ubushakashatsi banasenga Imana, umwuka w'Imana akabahishurira. ndaza mbere ku buryo ki urusengero rwa satani rumaze gushinga imizi hirya no hino ku isi, kandi hakaba hari benshi barurimo bataruzi. iyo ni ingingo rero ya kabiri turaza kurebera hamwe. mbere y'uko turareba imbaraga za satani uko ziri gukwiragira, turaza kunareba nyine buryo ki urusengero rwa satani n'impamvu rwabayeho, noneho ese ni inzaduka cyangwa rwari ruriho ariko rugakora mu rwihisho, igihe kikaba kigeze kugira ngo rukore ku mugaragaro. turaza no kureba rero mbese wabwirwa n'iki ko urusengero urimo urakurikira cyangwa se urusengero rukwegereye niba ari urw'Imana cyangwa nimba ari urwa satani. rero ingingo ya gatatu turaza kuganiraho, turaza kuganira ku bavugizi ba satani. turaza kureba abavugizi ba satani barangwa n'iki, baba bari hehe, wababwirwa n'iki ko satani mu by'ukuri ari umwuka, nawe agendera mu mwuka, kandi amatwara yiwe bagenda bayacengeza mu buryo butandukanye, banyuriye mu mibereho, mu byifuzo, mu byiyumviro by'umuntu. ugasanga kandi iyo turebye icyicaro gikuru cy'urusengero rwa satani, turaza kubona kuko rwashinzwe rumaze kugira imyaka myinshi. turaza kureba mbese rugiye kugira hafi imyaka 60. urusengero rwa satani rurabura imyaka 60 rumenyekanye, ndetse ibihugu bimwe na bimwe birwemeje mu buryo bwemewe n'amategeko, rugakora ku mugaragaro. turaza kubona rero ukuntu urusengero rwa satani rwabanjije kubona fondasiyo cyangwa se rwatangiriye mu mujyi wa San Francisco, aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. ingingo rero ya kane ari nayo ngira ngo turagira umusozo, ni umupadiri w'umutaliyani watewe ishema no kwemeza ko Papa Francis ari umukozi w'agatsiko k'imbaraga z'umwijima. uyu mupadiri rero ngira ngo niwe turasorezaho. ni ikinyamakuru byasohotse mu binyamakuru bitandukanye, uburyo ki iyo usomye iki kinyamakuru The Guardian cyahamije neza rwose uyu mupadiri w'umutaliyani uburyo ki yasomeye misa mu ruhame akemeza ko Papa Francisco ari umukozi w'agatsiko k'imbaraga z'umwijima. ibi ngibi rero turaza kureba mbese ingaruka yahise ahura nazo ni izihe. ibi twigeze tuvuga tuti rero Papa Francisco mu kwemeza biriya bintu byo guhereza umugisha abaryamana bahuje ibitsina bishobora kuzazana umwiryane ndetse n'amakimbirane mu murimo wa kiliziya. ibi ngibi rero umupadiri nawe turaza kumureba w'umutaliyani, niwe turaza turebe mbese afite uruhe rugero ku bantu b'abizera cyangwa se ku bandi bakozi ba ritari batemeranya n'ibyiyumviro cyangwa se batemeranya n'itangazo ryashyizweho umukono n'umuyobozi mukuru ku rwego rw'ikirenga wa Kiliziya Gatolika. aha mu gusoza rero turaza no kureba nyine mbese umuntu yakigobotora gute iyi ngoyi ya satani ko imaze gukwira ahantu hose. reka rero mu by'ukuri mbere ya byose
tubanze tujye imbere y'Imana dusenge, nitumara gusenga ahasigaye dutangire dusesengure ijambo ry'Imana twifashishije Bibiliya, ubutumwa bwiza twifashishije ibyahumetswe byera nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba. Reka dusenge Imana rero noneho tubone uburyo ki twinjira mu buryo bwimbitse muri iki kiganiro cyacu cy'umugoroba cyitwa ngo hunga udapfa, kuko umwijima umaze kugota hirya no hino ku muntu. Mwami Imana nyir'ibihe byose, reka tugushimire kuko uri Imana nziza, tugushimire ko waduhaye kurama, kandi tugushimire ko waduhaye umwaka wa 2024. Reka nubwo ibintu bigaragara kuko bikomeye, nubwo impuha zikomeje kuba nyinshi, nubwo intambara ari nyinshi, reka uzaduhereze imbaraga n'iyerekwa kuvuga ibikwiriye, kandi kuvuga ibihumuriza n'ibituma abantu barushaho gukomera mu kwizera. Utugirire neza rero muri iki kiganiro, kandi uzadukurikira wese muri iki kiganiro n'uzacyumva, reka umwami Imana uzamuhereze iyerekwa rizima, bitume arushaho kwitegura no kwitunganya muri uru rugendo dufite, ndetse n'izi ntambara tunyuramo muri ino si. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizera, amena. Reka rero tukomeze tubashimire bakunzi ba Buhoka Wisanzure TV, mwebwe mudukurikira turabakunda, kandi mu by'ukuri tuzagumya kubibereka tubagezaho ibiganiro bibajijurira ingoma y'Imana, bibajijurira imibereho myiza yo hano muri ino si. Dukunda kubabwira kuko buriya roho nziza itura mu mubiri muzima. Ni ikintu twiyemeje, kubera kuko uyu mubiri wacu niwe dukoresha byose, niwe twinjizamo byose, niwe mbega ni rwo rugo rw'Imana. Niyo mpamvu rero ahantu Imana iba, niba tumaze kubimenya tukabisobanukirwa, tugomba kuhafata neza. Navuze ko rero turaganira ingingo ya mbere, ngira ngo nk'uko interuro y'ikiganiro ivuga ati hunga udapfa, kuko hari abamaze gutangira guterwa ishema no kwibohora ingoma y'agatsiko k'umwijima. Ibi ngibi rero hari impamvu nabivuze ati hunga udapfa, ni ukubera kuko umwijima cyangwa se Satani ikomeje kombokana abantu gake gakeya. Hari n'abandi iri gukoresha bakica abantu, nyamara ikanyura ruhinga nabo ikaza kubahitana. Muri iyi minsi ya none muri kumva impfu zitunguranye hirya no hino ku isi. Ibyo byose nta wundi uri kubikora, ni abakozi ba Satani. Izi mfu zose mwumva zitunguranye ziri kugera ku mwana w'umuntu, ndetse zikitirirwa ibintu runaka, ariko reka ngira ngo njyewe mbabwire kuko ibi byose bifitanye isano n'imbaraga z'umwijima zugarije iyi si. Ibiciro birazamuka ntibimanuka, imishahara iraguma ari kwa kundi, ubuzima burarushaho gukomera, ariko intambara zo zirarushaho kwiyongera, amakimbirane arushaho kwiyongera, abikubira ibyiza byose by'iyi si bararushaho gukaza umurego ngo babone byinshi, ariko ntawe uzabitwara. Reka rero twinjire mu kiganiro cyacu. Satani rero, Satani mu by'ukuri yamaze kuba nk'inyeshyamba hano muri ino si. Satani asigaye ameze nk'umurwanyi w'abakozi b'Imana kuri ino si. Ngira ngo muri kumva impfu abakozi b'Imana barapfa hirya no hino, ariko by'umwihariko noneho twebwe nk'abakristo dufata Isiraheli nk'igicumbi cy'abizera. Murebe intambara zihari uko zingana, murebe ubwicanyi buhari uko bungana, murebe mbega kariya karere ka Hamasi, kariya karere ka Gaza na Isiraheli, ubu ngubu kuramba ni ukuramuka. Wareba hariya muri Kongo, muri Nord Kivu, naho ugasanga intambara zihari, kuramba ni ukuramuka. Intwaro ziraza, abasirikari baraza, ibyo byose nta kindi bizira, ni ukuvuga ngo umwana w'umuntu agomba kwicwa, urugize intege nkeya akicwa, ukomeye agakomeza akayobora iyi si, akayiyoboza igitugu cyangwa se akayiyoboza umuheto. Rero niyo mpamvu turi kureba, tukareba hano mu Burusiya naho na Ukraine, ibintu byakomeje kuzamba, nta na rimwe byigeze biruhuka. Haba muri iyi minsi mikuru bayitangiriye mu muvu w'amaraso, mu marira, mu miborogo. Twasimbira hirya mu Buyapani, twareba mu Buyapani ho ibiza mu by'ukuri bikomeje nabyo kubica bigacika, abantu bakomeje gupfa, kandi ibiza bikaza bidateguza. Ibi byose rero ku bakristo hari icyo bitwigisha. Ibi ngibi ikintu bitwigisha hano kuri Buhoka Wisanzure TV, ni ukuvuga ngo twisuzume tumenye neza ko isi yacu ari abagenzi. Nubwo abantu barwanira ibi by'isi,
nubwo abantu mubona babirwanira bagahatana bagakoresha iyo bwabaga, ariko reka mbabwire ngo ibi by'isi abantu nubwo babirwanira nta n'umwe uzabitwara kandi bazabisiga babireba. Iyo urebye ibintu biri gusenyuka hariya muri Israel no muri Gaza, ukareba ibintu biri gusenyuka hariya mu Buyapani, hari ibiza bidafite n'uwo bishinjwa, kuko biriya byo biza by'imyuzu by'imitingito nta n'umwe ubigiramo uruhare, nta n'ufite ubushobozi bwo kubihagarika. Ariko biriya ni ibimenyetso bigaragaza imbaraga z'Imana. Bivuga ngo nubwo dupfa ubusa, nubwo turwanira iby'iyi si, nubwo dushaka icyubahiro nka cya kindi Satani yashatse mu ijuru akarinda ajugunywa hano muri ino si agacibwa, yari umumarayika w'icyubahiro, ari umumarayika urinda ubwiza bw'Imana, ariko kwishyira hejuru kwe no kwibona, ibyo byatumye aba igicibwa mu bwami bw'Imana. Uyu munsi akaba agenda nyine azerera ashaka kuyobya ibiremwa by'Imana. Aba mu isi rero abantu bamaze kumwakira aribo bateza intambara. Buriya abantu, niba hari umuntu wakiriye Satani wa mbere, mu bantu bateza intambara nibo bamaze kwakira Satani. Buriya Satani yamaze kubona ubuturo, kuko Satani nawe ikintu yakoze mu ijuru, akimara kugaragarizwa amakosa ye, ntabwo yemeye guca bugufi, ahubwo ngo yakoze intambara, ku buryo bivugwa ko yamanuye kimwe cya gatatu cy'abamarayika babashije kumuyoboka kubera inkundura yari afite. Kandi ntabwo Imana yifuzaga kugira n'umwe yonona, ahubwo marayika we uyu mukerubi warindaga ubwiza bw'Imana, wari mu bakerubi bakomeye, mu bamarayika bakomeye, haje guhimbwa rusofero cyangwa se ikibi. Uyu nguyu yaje kwigarurira kimwe cya gatatu cy'abamarayika. Ubwo hamwe n'iyo ntambara ye rero yaje kuyikomereza muri ino si. Nta niyo mpamvu mubona intambara hamwe zihoshoroka ahandi ziri gutangira. Dufite umugizi wa nabi kuri ino si, ari we Sekibi, kandi hari abantu bamuhaye urwuri, hari abantu bamaze kumuhereza aho kuba. Abo bantu rero nibo mu mitwe yabo, mu mitekerereze yabo, bahora batekereza intambara. Buriya intambara, ndagira ngo mbabwire ngo ni kimwe mu kimenyetso cy'umuntu wamaze kokamwa na Satani. Intambara nyirabayazana, buri muntu uteza intambara akaguma mu ntambara, burya ntabwo aba ari we yamaze kugotwa na Sekibi, ahubwo twebwe abantu babirebera tugomba kuvuga tuti, mbe uyu muntu ko yamaze kubohozwa na Sekibi, twamukorera iki kugira ngo agaruke mu murongo? Kubera kuko ariko ntitwirengagize ko hari abamarayika Sekibi ari we rusofero yamanukanye mu bwami bwo mu ijuru, na n'uyu munsi agikoresha, aribo twita nyine za devozi, cyangwa se navuga za Satani, mbega ingabo za Satani, abo twita ingabo za Satani. Ariko ageze na hano mu isi rero, murabona kuko atangiye kujya yigarurira imitima ya benshi. Satani uko ingabo ze yamanukanye mu ijuru, agenda zongeraho n'imitima ya benshi, agenda yigarurira hano muri ino si. Iyi nyeshyamba rero yitwa Satani imaze kutumerera nabi hano muri ino si. Nababwiye kuko ijambo turi kuganira ni hunga udapfa. Ingingo ya mbere nk'uko nababwiye, bati imbaraga rero za Satani ntizikihishira, zirakora ku mugaragaro. Imbaraga za Satani ngizo ntambara. Satani urayisanga mu ntambara, Satani urayisanga mu gufata abagore ku ngufu, Satani urayisanga mu kwigarurira iby'abandi, Satani urayisanga mu guteza ivanguramoko, ivangurakarere, Satani urayisanga mu bwibone, mu kwishyira hejuru, Satani urayisanga mu kushukanyi. Buriya Satani ukuntu itakihishira, Satani mu by'ukuri ikomeje kwigarurira abakomeye mu isi. Iyi si yacu noneho Satani ntabwo anareba abantu badafite biba abanyantege nkeya, ahubwo Satani aho yabereye mubi, uyu munsi ari kwigarurira imitima y'abategeka isi. Kuko abategetsi isi bakomeye kuri no si uri gusanga aribo ba nyirabayazana w'intambara zose dufite. Ibihugu bikomeye, iyo urebye nka Kongo muri Afurika, ni igihugu gikomeye mu by'ukuri, cyakagombye kuba nta hantu na hamwe cyakagombye kugira ibyo gikenera, ariko kubera Satani iyobya imitima ya benshi, ni intambara gusa. Ibyiza by'igihugu nk'aho byakagiriye akamaro abanyagihugu, ahubwo nibyo bituma umuvu w'amaraso ukomereza gutemba w'abana b'abanyekongo. Hano rero turi kuganira bakunzi ba Bohoka Wisanzure. Iyi Satani rero nubwo tuyivuga, ntabwo yizana, hari abantu bayikurura. Iyi Satani hari abantu bayikurura, bayemerera
ikazana akarimi karyoshye, ikaza yiyoberanyije nka kujya yiyoberanyije kwa Yobu, nka kujya yiyoberanyije mu nama mu ijuru. Buriya satani ni umurezi wacu. Satani iragenda kuko iracyafite ubushobozi bwo kuba yagera mu bwami bwo mu ijuru, nubwo itacyahafite kuhafata imyanzuro cyangwa se umurimo ihakora. Ariko umurimo satani ubu yasigaranye mu ijuru ni uwo kujya kuturega abana b'abantu imbere y'Imana. Rero satani hari abantu yamaze kwinjirira hano muri ino si, kuko yari yarinjiriye umuryango wa Yobu, ariko Yobu wagumya guhagarara bwuma. Murabizi neza kuko buriya umugore wa Yobu akimara kubona imbaraga za satani cyangwa ibikorwa byabaga byose, kuko atarazi ibyo ari byo, ariko Yobu yari yaramaze gusobanukirwa nk'umuntu wari ufite umwuka w'Imana ko satani yamusabye. Yaravuze ati nubwo nabura ibyo mfite byose nabihawe n'Imana, kandi ishobora no kubinsubiza. Muzi ko umugore we yavuze ati rero Yobu ndetse n'inshuti ze ati tukimana ahasigaye wipfire. Niko bimeze rero muri ino si, hirya no hino kuri ino si udutsiko tw'abagizi ba nabi dukomeje kuba twinshi. Abishyira hejuru bakomeje kwiyongera, abigira indakoreka bakomeje kwiyongera, ariko bakirengagiza kuko nyine ibi byose ari ibimenyetso bigaragaza abakozi ba sekibi. Burya nuba warotswe n'amoko, warokamwe n'amoko, menya ngo wamaze kwinjira mu bakozi ba satani, wamaze kuba ingaruzwa muheto ya satani. Niba ugifite amacakubiri muri wowe, ugifite ivanguraruhu, ivangurakarere, mbega ikintu cyose cy'ivangura ku mwana w'umuntu waba ufite kubera impamvu runaka mudahuje ukamuvangura, menya ngo burya wamaze kuringanira na satani, wamaze kwinjira mu ngabo za satani. Icyo ukenewe rero nta kindi ni ukumva iri jambo kuri boka wisanzure kugira ngo ugaruke ku murongo. Satani rero akomeje kwigarura abakomeye muri iyi si. Impamvu mubona abantu benshi basa n'abahungabanye cyangwa se n'abahungezwe mu ijambo ry'Imana, reka mbabwire buriya Yobu umugore we yubahaga Imana rwose, bakiri mu bintu buzuye, nta kaduruvayo bafite, amashyo yabo, abana babo bari aho. Yobu rwose n'umugore n'inshuti ze baramwubahaga cyane bakamukunda. Ariko satani amaze kubasaba, satani ikintu buriya akora aragosora noneho imitima y'abanyantege nkeya bose akayigarurira. Niho uzabona Imana ihereza umuntu ibintu, ikamuhereza amahoro, ikamuhereza umutekano. Wa mutekano ntagatangira kuwuterera inyoni, cyangwa se akumva ko ari ushoboye kurusha abandi batawufite. Ahasigaye satani ikamugenda ikamukubita rugondo ihene. Bijya byose yari amaze kugeraho, satani kabisandaza. Nguko uko satani yasandaje imitungo ya Yobu, nguko uko satani yishe abahungu ba Yobu bari beza, bari bameze neza, ariko ntacyo Yobu yabashije kubikoraho. Muri ino minsi ya none rero, reka mbabwire, niba hari igihugu cyumvaga rwose cyifashije, kinafite ibyo kurya bihagije, yari Ukraine. Ariko Ukraine ubu yamaze kuba amatongo. Ubu muri Isirayeli bivugwa ko kuhagenda ugomba guhatwa ibibazo byinshi. Mu gihe cyari igihugu cyagendwaga n'abamukerarugendo, ndetse Abisirayeli banakangurira abantu kujya kubasura nk'igihugu cy'isezerano. Ariko uyu munsi mbere yo kugera mu murwa mukuru wa Isirayeli ariwo witwa Tel Aviv, icyo bakubaza cya mbere barakubaza ngo mbese ibibera mwa kino gihugu urabizi? Ikikuzanya ni iki? Urajya hehe? Mbega ugahatwa ibisobanuro, ukisobanura ahantu tuvuga ngo muri Bibiliya abana b'Imana bose bagomba kuzateranira muri Yerusalemu. Ubu niho hantu kugenda bigoranye. Nicyo kikwereka ko satani yamaze kubyura umugara, satani yamaze kwigarurira mu mitima ya benshi. Iyi ngingo rero ya mbere mu by'ukuri y'imbaraga za satani n'uburyo igenda yomboka mu bakomeye, igakoresha abakomeye, kandi mu gukoresha abakomeye nta kindi banza gukora ni ukubacanganyikisha bagateza intambara. Satani ubu ngubu rwa rugamba rwayo rwo mu ijuru yaruhinduriye mu bantu, kandi ntabwo yigeze ireba abantu boroheje, ahubwo yarebye abantu bashobora guteza akaga iyi si. Nibo satani iri gukoresha. Niyo mpamvu ngo muhunge aba bantu mu by'ukuri, mwitandukanye n'intekerezo zabo. Umuntu uwo ari we wese ushaka guteza akajagari n'akaga mu bantu, umuntu ushaka kuzana ivanguramoko, ivangurakarere, intambara zimena amaraso, uyu muntu uwo ari we wese ni ukumuhereza akato kw'ijambo ry'Imana ritwereka kuko rusofero cyangwa se sekibi icyo yakoze mu bwami bwo mu ijuru ni ugutangiza intambara, akagira abo yigarurira. None intambara ye yayikomereje hano mu isi.
abantu binjiye mu mwijima batabizi. Ku rusengero rwa Satani rero mu by'ukuri ruri gukwiragira mu ibanga kuko abantu binjiye mu mwijima batabizi. Ahangaha rero mu by'ukuri ushobora kwibaza ngo mbese abantu eh, binjiye mu mwijima batabizi bate? Kumva umuntu wasanga ari mu rusengero ariko mu by'ukuri urwo rusengero ugasanga rwitirirwa ubwoko, cyangwa ugasanga rwitirirwa abenegihugu runaka cyangwa abantu bo mu karere runaka, burya bamaze kuba abakozi ba Satani batabizi. Kuko urusengero rwakagombye kwitirirwa abana b'Imana, ikaba imiryango ikinguye y'abantu bose, ariko burya urusengero rwamaze kwitirirwa ubwoko. Reka mbanze mbabwize ukuri kandi mbibahishurire, kuko turaza kureba intangiriro y'urusengero rwa Satani uburyo ki rwaje kwemerwa ku mugaragaro. Kamaze kuba agatsiko k'abantu bamwe babanza bivangura mu bandi, bakajya bavuga ngo abangaba ni aba runaka, baza kwidekarara ko ari abakozi ba Satani, bamaze kwigarurira imitima ya benshi, bamaze kugira abakomeye muri iyo nzu bari bahuriragamo, bagahurizamo ibitekerezo byabo n'imico yabo. Ahasigaye baza kwemeza ko bo ari urusengero rwa Satani. Nguko uko rero urusengero rwa Satani rwatangiye mu bihugu bitandukanye. Usanga ngo urusengero ni urw'ubwoko runaka, ni ubw'abantu runaka, uyu muntu ayoboye abantu runaka, ni ubwoko bwiwe, ni abantu biwe. Nguko uko urusengero rwa Satani rero rwaje gutangira muri San Francisco muri Amerika. Ubu rero rugenda rwomboka, rukagenda rufatira ibihugu byose, ariko bikagenda mu yindi sura, kubera kuko hari ibihugu byamagana bishimitse Satani. Abo bantu ntabwo baragira imbaraga zo kugira ngo bandikishe, baguma bavuga ngo ni insengero z'abarunaka, ariko ugasanga batezita insengero z'Imana. Usanga banazishakira ayandi mazina, bagashaka nyine bakayobya uburara, bakazitirira amazina runaka afitanye isano n'Imana kugira ngo bagumye bayobye uburari, ariko imigambi yabo, imico yabo ni bya bindi byo mu muryango bifitanye isano na Satani na Sekibi. Kwica ntibabitinya, gukora umugambi wo kugambanira abantu ntibabitinya, kuko ni gurupe, ni agatsiko k'abantu bamwe badashobora kwemera ko abandi babinjiramo. Muzatinye urusengero rudashobora kwemera ko abandi barwinjiramo, cyangwa se muzatinye urusengero rw'ubwoko bumwe. Urwo rusengero muzarugendere kure, muzamenye ngo burya iyi ni inzu ya Satani itaratangira gukorera ku mugaragaro, ariko biri hafi, kubera kuko ibikorwa byabo, imivugire yabo, imyitwarire yabo bigenda bigaragarira benshi ko ari abakozi ba Sekibi. Kuko uzasanga imigambi yabo ari ukwishyira hejuru, imigambi yabo ari ukuvuga ko ari ubwoko butareshya n'abandi, imigambi yabo ari ukuvuga ko bafite ibitekerezo biri hejuru y'abandi, imigambi yabo ari ukuvuga ko bafite ibyiza byose, imigambi yabo ari ukuvuga ko aribo bakize. Abo bantu rero bari kurwana rwa rugamba rwa Satani. Satani iri mu ijuru ubwo yigaragambyaga, Imana igiye kuyibwira ati Satani uri mu biki? Satani aravuga ati ahubwo nanjye namaze kugira abo nigarurira. Ko Satani ari mu ijuru arinze ubwiza bw'Imana, ari umukerubi warindaga ubwiza bw'Imana, yari afite abamarayika nawe, kuko urumva yari umumarayika mukuru, yari afite abandi bamarayika nawe ashinzwe kugenzura. Abo rero yari amaze kubigarurira, nk'uko hari amoko cyangwa se abantu bamaze kwinjira muri uwo mutego wa Satani cyangwa muri izo ngabo za Satani batazizi, abana babo bakavukiramo batabizi, abagore babo bakabamo batabizi, ariko kubera kuko bamaze kubaka icyo kintu cya Satani, Satani yamaze kuzura imitima yabo, ntabwo bashobora kuva ku izima. Nk'uko Satani rero ari kugenda atangiza insengero hirya no hino, kandi ziteguye kuzandikwa mu minsi iri imbere mu buryo bw'amategeko, kuko bazaba bamaze kugira n'amaboko, haba mu nzego za leta, mu mico itandukanye. Uzasanga rwose urusengero rwa Satani, abantu b'Imana bahagurukiriza insengero z'udutsiko tw'abantu ngo tubabwire bati reka reka ibintu ntabwo ari byo, cyangwa ngo tubavugirize indi urati mwebwe mufitanye kominikasiyo cyangwa se mufitanye umubano mwiza n'urusengero rwa Satani. Muzasanga insengero zose zitirirwa iz'Imana abantu bazihinduye iza Sekibi cyangwa iza Satani, kandi bigorane nyine kuko uyu munsi urusengero rwa Satani rwatangiriye ahantu hakomeye, hari ubutunzi, hari ubushobozi, hari intwaro. Bishatse kuvuga ko rero burya ahantu hari ubushobozi n'ubutwari haba harimo n'imbaraga z'umurengera, ku buryo ushatse kubahagarika
ushobora kuhahurira n'ingorane haba mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Bakunze rero babohoka wisanzure uyu munsi nabwo ati hunga. Niba ubona uri muri ako gatsiko utari uzi neza kuko uri mu bantu bironda, utari uzi neza ko uri mu bantu bakora ibidasobanutse, utari uzi ko ari abantu birema utugurupe bagakora ibyo abandi batazi, aho ngaho menya ngo wicaye mu nzu ya sekibi, wicaye mu nzu ya rusofero, yisohokemo, kubera kuko ubwiza bw'Imana, ijambo ry'Imana ntiricyavugwa, kandi abantu b'Imana mu by'ukuri baracyakorera umurimo w'Imana. Reka rero iyi ngingo nyiveho y'ukuntu insengero za Satani ziri kugenda zomboka, mwumvisha ko turiya dutsiko twose dutoya abantu bagomba gutangira kutwibazaho ndetse no gusenga Imana kugira ngo Imana ibahereze iyerekwa, inabahuze nabo, ndetse bamwe batangire bamenyekane. Rega bamwe batangiye no kumenyekana, hari abajya ku maradiyo atandukanye kumva bari kuvuga ibintu rwose ukavuga ati uyu muntu nubwo ajya mu rusengero ariko burya ni umukozi wa sekibi. Uyu muntu nubwo asenga, nubwo aririmba, nubwo abwiriza, ariko umwuka umurimo ni uwa Satani. Hari abacikwa bakagaragara, hari abacikwa bakagaragara bagera hanze hari n'ababivugira mu nsengero, ugasanga aracitswe ya Satani, ko Satani yo ni ntago yiringirwe, iraguta amazi inanyuzamo. Burya Satani nayo inyuzamo igatamaza umuntu, ariko abantu rimwe na rimwe kubera ko tuba turi impumyi, cyangwa se kubera ko tuba twaratanze icyubahiro kirenze nka kimwe abamarayika bari barahaye Satani akiri umukerubi wo mu ijuru, byatumye amanukana nabo. Ubu ngubu nabo ni za roho mbi zirirwa zizerera hano mu kuyobya abana b'abantu. Iyi ngingo rero ya kabiri reka nyiveho, ariko mvuga ngo ibiranga urusengero rwa Satani uzasanga harimo ubwibone, hari ukwirema ibice, hari ukwivangura, hari ukwishyira hejuru, hari ukutashaka kwisanisha n'abandi, kwigira ibitangaza, ndetse no gushaka kugira ubwenge bwo hejuru kurusha abantu bose. Mwene urwo rusengero uzasanga ari rwo rugaragaza ko rufite ibintu mu by'ukuri bisa n'ibyihariye mu bandi. Uzatangira uvuga ati aba bantu bafitanye kominikasiyo na Satani, kubera kuko urusengero rw'Imana, Imana itubwiriza kwicisha bugufi, kwishyira hamwe, gusanga abababaye, kwirinda umwiryane, kwirinda ivangura iryo ari ryo ryose, ivangura akarere iryo ari ryo ryose. Ariko ahantu uzabisanga ugasanga abantu bari kwishyira hejuru kubera ubwoko bwabo, cyangwa kubera amashuri bize, cyangwa kubera ubutunzi bafite, uzavuga ati abangaba burya Satani yamaze kubagota. Ibikorwa byabo rero ntabwo mwene abo batinya kwica, ntabwo mwene abo batinya kubeshya, ntabwo mwene abo batinya kugira urugomo, mwene abo ntabwo batinya kwangiza, gushukana, ndetse ntibanatinya kubeshya ngo bari kuvugana n'Imana, ngo ibyo bakoze ngo ibibaho byose, ngo ibiri kubabaho byose ngo ni ubushake bw'Imana. Ntibanatinya kuvuga kuko ibyo bari gukora ari ibitangaza bikomoka ku Mana, kandi na Satani burya akora ibitangaza. Mwari muzi ko na Satani akora ibitangaza ndetse byinshi. Nose ntabwo mujya mubona abapfumu bapfumura kandi bagakora ibitangaza byinshi binagaragara, bakanabikorera ku mugaragaro. Imana rero yo ntabwo ishinzwe kugira ngo yirate, kuko Imana ni Imana, ni rurema. Ibyo dukora byose ibikorera mu rukundo, kandi bidukora ntabwo ibikora kugira ngo yiyamamaze, kuko mu kwiyamamaza kwayo iri mu kuturema. Kwiyamamaza Satani yo ibasha kurwana inkundura ngo ikore ibirebesha amaso ngo abantu babashe kuyikurikira, ariko Imana yo kuba yaraturemye ubwabyo byonyine turi ibiremwa byayo, ntabwo ifite ntihangayikishijwe no kuvuga ngo reka irwanire no kubanza kwiyamamaza mu bantu, kuko twebwe ubwacu ibiremwa byayo tuzi neza kuko ari rurema, ari rubasha, kandi bera hose icyarimwe. Reka rero iyi ngingo nyiveho nze kuri iyi ngingo ya gatatu igaragaza abavugizi ba Satani. Umuvugizi wa Satani rero wamaze kugaragara bwa mbere muri ino si ni umugabo witwaga Anthony Cizandor. Anthony Cizandor ni umunyamerika, niwe muntu wagiye ku mugaragaro mu 1966 ahara amaze, kuko yari yaramaze gusesera mu mitima ya benshi, mu bitekerezo bya benshi, yaramaze kwigarura igurupe y'abantu benshi ndetse banakomeye. Uyu Anthony Cizandor amaze kugira amaboko ari mu mujyi wa umujyi we yari arimo, reka turebe, ni muri San Francisco. Batubwira ko yari ari muri San Francisco. Anthony Cizandor rero Lavalle,
uyu rero Anthony ikintu yakoze yagiye kwandikisha urusengero rwa Satani mu buryo bwemewe n'amategeko. Mu mwaka buriya urusengero rwa Satani abantu batangiye kurwumvaho cyane, imbuga nkoranyambaga zitangiye kugenda zibitangariza, cyangwa ibinyamakuru bitandukanye biri kwihuta bikagera ku bantu. Ariko reka mbatangarize ngo Anthony Sizandor niwe nyirabayazana, cyangwa niwe Satani yakoresheje ku buryo bweruye kuri ino si, ajya kwandikisha urusengero rwa Satani mu buryo bwemewe n'amategeko, anagaragaza ko afite abakozi cyangwa se ingabo za Satani zikorana nawe, kandi ibi byose abikora avuga kuko ari guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ibi bintu by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu abantu bagomba kujya babyumva bakabyitondera, bakabanza bakabitekerezaho cyane. Hari abantu bashiduka bajya kubirwanira cyangwa bagira ngo ni ibintu byose bifitiye umumaro umuntu. Ibintu by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu tukwiye kujya tubirebera mu ndorerwamo ndende cyane, mu mataratara manini cyane, kuko ibintu by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu abantu bose barakora amahano rimwe na rimwe bakabyitira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ni ibintu rero bikwiye gutekerezwa cyangwa se kugirwaho amakenga, bikwiye gukemangwa, kuko uyu nguyu ajya kwandikisha uru rusengero rwa Satani rwa Sekibi yagiye avuga kuko ari guharanira uburenganzira bwa muntu. Ntabwo yavuze ko ari guharanira uburenganzira bwa Satani, yavuze ko ari guharanira uburenganzira bwa muntu. Mwumve uko ibintu bimeze, aho uburenganzira bwa muntu nabwo bushobora kutujugunya muri gihenomu tudakoresheje ubwenge bwo mu buryo bw'ijambo ry'Imana cyangwa se mu buryo bw'umwuka. Hari abantu bajya batekereza kuko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bungana, ariko hari n'abandi bazi neza ko ngo bafite uburenganzira bwa muntu kurusha abandi. Aribo rero nyine batwemeza ibyo tudashaka kwemera, rimwe na rimwe bakabizana mu ishusho y'uburenganzira bwa muntu. Uyu mugabo rero Sizandor Anthony mu mwaka w'1966 muri Amerika yari amaze kwigarurira imitima ya benshi, yari amaze kubagira abayoboke ba Satani. Ahangaha rero nguko uko yatangiye urusengero rwa Satani, abantu baramukurikira, rurakomeza. Yaje gupfa mu mwaka, ngewe ntabwo mvuga ko yitabye Imana, kuko ubwo yaba yaritabye Satani. Ubundi tuvuga ko umuntu yitabye Imana mu gihe icyo ari cyo cyose yari umukozi wayo, none Imana ikamuhamagara ngo ajye kuruhukira mu mahoro. Satani rero yo tuzi kuko uburuhukiro bwayo ari mu muriro utazima. Uyu rero Sizandor watangije urusengero rwa Satani ku isi yaje gupfa mu mwaka w'1997. Urusengero ruguma aho ngaho ruyobowe n'abayoboke yari yaramaze kwigarurira. Mu mwaka w'2001 rero urusengero ruza twibukiranye ko uyobora urusengero rwa Satani buryo bamwita umutambyi mukuru wa Satani. Bamwita umutambyi mukuru wa Satani. Buri ahantu mubona hose hari bakivuga ibintu by'ibitambo, nabyo mu buryo muhagira amakenga, cyangwa se n'aba bapfumu. Sinzi niba abapfumu bemera ko ari abakozi ba Satani, nibyo ntajya amenya. Ntabwo ndamenya neza niba abapfumu bemera ko ari abakozi ba Satani. Ni ibintu twazabaza abakora imirimo y'ubupfumu, nimba bemera ko ari abakozi ba Satani cyangwa niba bemera ko ari abakozi b'Imana. Ntabwo ndumva aho umupfumu yemera ko ari umukozi wa Satani cyangwa se ngo yemere ko ari umukozi w'Imana. Bavuga ko ari abagizi ba neza, ariko nta na hamwe bakora ibikorwa by'urukundo. Nta na hamwe wakumva yiyemeza ngo ndi umukozi wa Satani cyangwa ndi umukozi w'Imana, uretse uyu Sizandor wagiye ahagaragara n'abayoboke biwe. Ndetse uyu munsi urusengero muri Amerika aho ruri gukura, hano muri Denmark numvise ko rwahatangiye urusengero rwa Satani. Ubwo ngubwo rero umuvugizi warwo ariko ku rwego rw'isi ari muri Amerika, ariko baje kwimura icyicaro muri San Francisco, baza kukimurira muri New York mu mwaka wa 2001, ubwo Peter Gilmore rero mu mwaka wa 2001 nibwo nawe yabaye umutambyi mukuru, niwe bahaye iyi nkoni y'ubushumba bwa Satani. Asigaye akorera mu ngata uyu nguyu Anthony Sizandor. Noneho urusengero ahita rwimurira mu mujyi munini wa New York. Ubu rero urusengero rwa Satani rukaba rufite nyine icyicaro gikuru cyangwa se intebe nkuru muri New York City, aho nyine Satani bivugwa kuko ariho yamaze gushinga imizi. Rero ibi byose ikintu cyatumye bagira abayoboke benshi ni ikihe rero?
impamvu bavugaga kuko umuntu agomba kwishyira akizana agakora ibyo umutima we byose ashaka, agakora ibyo yifuza byose nta kumukumira. Ahubwo icyo ntaramenya, ese umuntu aba yemewe no gukora ku by'abandi? Ibyo ngibyo nibyo tuzagumya gukora ubushakashatsi, kuko ibi bikorwa byose mubona umuntu atakigira rutangira, ibintu byose bisigaye bivugwa abantu bakabivuga mu mazina yabyo, ibishimwa n'ibidashimwa byose bakabivanga, bikomoka kuri iki kintu bita ngo ni uburenganzira bwa muntu, ngo umuntu agomba gukora ibyo ashaka, agakora icyo ashaka, akarya icyo ashaka, akavuga icyo ashaka, ahasigaye hakaza niho haza kuvuka nyine n'izi ntambara, kubera kuko hari n'ushaka kwigarurira ibitamugenewe yitwaje bwa burenganzira bwiwe. Bakunzi rero babohoka wisanzure TV, ahangaha turi kuri aba bavugizi ba Satani, na hano mu isi rero barahari. Hano mu isi barahari. Reka turebe ukuntu hirya no hino ku isi bazengurutse. Mu isi yose, hafi ya ku isi yose barazengurutse, kuko hazengurutse ba antikristo. Abantu bose rero barwanya Kristo, abantu bavuga ngo bari kuvuga mu izina rya Kristo, ari mu nzira yo kuyobya abantu, bamaze kwigarurirwa n'uru rusengero rw'umutambyi mukuru wa Satani, ubu ruyobowe n'umugabo bita Peter Gilmore, wo muri ubu ngubu ari muri New York City, ngira ngo abantu baho nyine baba babizi cyane. Reka turebe rero ishusho y'abakozi ba Satani, ukuntu iri kugenda yomboka mu mitima ya benshi gake gakeya, n'ukuntu aba bakozi bari kugenda bigarura abantu. Mwumve urusengero rugiye kumara imyaka, ngira ngo ubu ngubu urusengero rwabanye ibyangombwa mu 1966, muri 2006 rwari rwujuje imyaka 40. Urumva muri 2016 yari imyaka 50. Urumva muri 2023 ubu ngubu rwujuje imyaka 57. Murumva rumaze kugira icya kabiri cy'isekuru. Ntabwo ari gitoya, rugenda rucengeza amatwara ya Satani mu bantu, kandi hirya no hino ku isi, kandi rufite n'ubushobozi bw'amafaranga. Mwibuke ko Satani mu by'ikoresha ubu butunzi bw'isi nabwo, iyo tutabutwaje neza, Satani irabukoresha ikatugusha mu mutego wo kuyikurikira. Reka turebe rero n'ubundi dusigaje iyi ngingo imwe turaganiraho, ni ingingo y'uyu musasaridoti cyangwa y'uyu mupadiri. Turaza kurebera hamwe wamaze kwibohora ingoyi ngo y'agatsiko k'umwijima. Reka tubanze turebe ariko ijambo ry'Imana rimwe ritwereka abakozi ba Satani hirya no hino uko bari bagenda mu rwihisho. Reka turebe Yohana, turebe ibaruwa ya mbere ya Yohana yanditse ko ibintu byose biba bigiye bifite ibimenyetso mu ijambo ry'Imana. Turebe ibice 2 umurongo wa 18. Haravuga ngo iki rero? Ati, bana bato, tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko mwumvise yuko antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka ba antikristo benshi, ndetse byo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Hari ba antikristo benshi. Abantikristo benshi rero tuzababwirwa n'iki? Tuhita dusimbira ku gice cya 4 muri iyi baruwa ya mbere ya Yohana, igice cya 4 umurongo wa mbere. Iki nicyo kitwereka abantikristo ukuntu baje ari benshi hirya no hino. Nta gihugu na kimwe ubu kitakigira abantikristo, kandi baza biyita ko bari mu izina ry'Imana, baza bari kuvuga Yesu, bari kuvuga Imana, ntabwo baza bari kuvuga Satani. Nguko uko Anthony Sezandoro yigaruriye abantu mu mujyi wa San Francisco, abatangije urusengero rwa Satani barwemewe n'amategeko, kuko yari yaramaze kwigarurira abantu, imitima ya benshi yari yaramaze kuyigarurira, kandi yagendaga yomboka atababwira ko ari umukozi wa Satani, ariko biza guhishuka ko ari umukozi wa Satani. Amaze gusaba ibyangombwa n'abantu bamaze kumwemera, yaramaze no kubabibamo uwo mwuka wa Satani, badashoboye kwigobotora iyo ngoyi. Reka turebe rero bimwe mu bigaragaza abakozi ba Satani bagikora mu buryo butagaragara. Ni mu ibaruwa ya mbere ya Yohana ibice 4 umurongo wa mbere, haravuga ngo, bakundwa, ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Ahangaha mubyumve neza, Yohana ubwa mbere yabanje arandika aravuga ngo, bana bato, tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko mwumvise yuko antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka ba antikristo benshi,
ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Akomereza ku gice cya kane umurongo wa mbere ati bakundwa rero nubwo bandikristo baje ari benshi ati bafite uburyo bajemo ati ntimwizere imyuka yose. Aba bantu baje bafite imyuka itandukanye, baje bafite imyuka y'ubuhanuzi, baje bafite imyuka yo kwerekwa, baje bafite imyuka yo gukiza abarwayi, baje bafite imyuka yo gukora ibitangaza, ariko ngo ibi byose n'abapfumu barabikora. Ibi byose n'abapfumu barabikora. Abapfumu baravura abadayimoni bagahunga, abapfumu barakora ibitangaza n'ibimenyetso. Ngira ngo kwa Farawo Mose yakoraga ikimenyetso na Farawo akagikora, Mose agakora igitangaza na Farawo agakora igitangaza. Uyu munsi rero dushobora kuba twaribagiwe tukaba twemera imyuka yose kandi turi mu gihe cy'imperuka. Niba urusengero rwa Satani ruri kugenda ku mugaragaro, hari aho rwo yamaze kwemerwa kandi rufite inshingano yo gukwiragira ku isi yose. Aha rero Yohana aratuburira akatubwira ati mugerageze imyuka yose, ngo kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Yemwe hano kuri izi mbuga nkoranyambaga aho byabaye agahomamunwa. Aha kuri izi mbuga nkoranyambaga aho byabaye agahomamunwa, umuntu aritakuma agasimbuka akavuga indimi agakubita hirya no hino ibitangaza akabikora. Ariko reka tubabwire ngo mwebwe muri kwitakuma kwamaze kumenya kuko muri abarwanyi b'Imana, kwamaze kumenya ko muri abakozi ba Sekibi. Imyuka yamaze kuba myinshi, imyuka yamaze kwivanga. Ubu turi kubasuzumisha ijambo ry'Imana tukareba imvo n'imvano y'umwuka muri gukoresha. Uko kwiyobereka, uko kwiyoberanya, uko kwijijisha, uko kwigira nk'abadafite icyo bazi. Twamaze kumenya kuko Satani igenda mu buryo bwo komboka. Satani ikoresha uko ishoboye kose ikabanza ikigarurira imitima ya benshi, ahasigaye ikazagaragara ko ari Satani, abantu batagifite kuyigobotora. Bakunzi rero bavuka Wisanzure TV, reka mbabwire ngo wowe wakurikiraga ubuhanuzi, narababwiye ngo ubuhanuzi bubanze mu bugenzuzi ijambo ry'Imana. Hano rero na Yohani umukozi w'Imana, intumwa y'Imana, uyu nguyu n'umwe wagiye kugeragereshwa na Satani ku kigwa cy'i Patimosi, ahasigaye yandika ibyahishuwe. Aratubwira ati imyuka n'uyu munsi wa none, reka nitwebwe turi kubwirwa, imyuka yabaye myinshi, ubuhanuzi bwabaye bwinshi kandi buyobya. Imyuka yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma tukwiye mugerageza imyuka ko yavuye ku Mana. Turebe neza niba umuntu uri kuvuga n'ijwi rye, niba umwuka ari kuvugisha n'ibiganiro ari gukora, nimba ari bivuye ku Mana. Ngo kuko Satani, abahanuzi b'ibinyoma ni abakozi ba Satani. Kuko abakozi ba Satani bamaze kuba benshi kandi bagwiriye hano mu isi. Iyo turebye rero na hano muri Matayo ibice 7 umurongo wa 15, naho Yesu nawe yagize icyo abivugaho. Na Yesu ari muri ino si. Yohani ibice 7 umurongo wa 15, ku ngoma ya Yesu nawe yamenye neza kuko Sekibi cyangwa ingabo za Satani zizagumya gukora kandi zikaza zikora ziyitirira izina ry'Imana. Reka turebe rero hano icyo Yesu yavuze muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 7 umurongo wa 15. Yesu yaravuze ati mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Mwirinde baza bameze nk'intama, baza bameze nk'abamarayika, baza bavuga Yesu ashimwe, baza bavuga ati Uwiteka Imana Nyiringabo iravuze ngo, baza bavuga ngo nimwirinde ibi, baza bavuga ngo ntimugakore ibi, baza bavuga ngo ntimukamere gutya, ariko mu mitima yabo ni amasega aryana. Nibajye babiba inzangano, nibajye babiba ivanguramoko, nibajye banga abantu bagenzi babo, nibajye babiba intambara, nibajye babiba amacakubiri, nibajye usanga bari mu nsengero zitinjirwamo n'abandi. Abo ngabo ngo bazaza nk'abahanuzi ariko ari abakozi ba Satani. Ngo mubirinde kuko ni bimwe mu bimenyetso nyene by'ingabo za Sekibi. Ahangaha turi kuganira rero ku ikiganiro kiravuga ngo hunga uve wigobotore ingoyi ya Satani. Ahangaha rero mu by'ukuri Yakobo nawe hari icyo yabivuzeho. Yavuze kuko iki kintu abakozi ba Satani rero nibabona uri kubananira, Yakobo aravuga kuko bazateza imivurungano,
bateza intambara. Iyo usomye hano muri Yakobo ibice bitatu umurongo wa 16 hagaragaza ukuntu abakozi ba Satani bacanganyikisha abantu, bagateza imivurungano, bagateza amacakubiri, bagacanganyikisha abantu bakabura aho bahagarara. Bakunzi rero babohoka wisanzure TV, hano turibohora tukavuga ibintu byose biri guteza akaga iyi si, tukavuga icyo ijambo ry'Imana ribivugaho, tukareba imbaraga Satani z'umurengera ari gukoresha. Abantu b'Imana rero nitudahaguruka ngo twemere guhangana n'ibi bigeragezo nk'uko Yobu yemeye agahagarara bwuma mu ntambara zikomeye z'uburwayi, zo kubura umuryango, zo kubura abana, ndetse n'inshuti n'umugore baramunyega, baravuga bati wowe Yobu ibi bintu urimo ntabyo, niba uri umunyabyaha tuka Imana wipfire ko. Yo baravuga bati uya Imana niba yemeye ko bingeraho ni nayo izanemera ko bimvaho. Ibi byose reka mbabwire ngo nubwo mubibona, nubwo abantu bishyira hejuru, bamara imyaka ingahe se bavandimwe bakunzi babohoka wisanzure? Ugira ngo nubwo abantu barwanira iby'iyi si ugira ngo hari ubitwara? Reka rero tuze turebe hano turi gusoza ikiganiro cyacu, ni nayo ngingo ya nyuma tugiye gusorezaho. Tugiye kureba umupadiri w'umutaliyani uyobora imwe mu maparuwasi yo mu Butaliyani. Ubutaliyani twibuke kuko ari naho icyicaro cy'i giherereye, i Roma. Umupadiri rero yagize gutya, nawe yigaranzura ingoma yise ngo ni ingoma y'umwijima. Uyu mupadiri rero amakuru yiwe yasakaye cyane mu kinyamakuru bita The Guardian. Ni ikinyamakuru The Guardian cyasohoye aya makuru, ndetse cyaje gukorerwa mu ngata n'ikindi kinyamakuru nacyo gikomeye gikorera cyo muri Amerika. Ikinyamakuru nacyo gikomeye rwose cyo muri Amerika nacyo cyaje kuyemeza ko ari amakuru adashidikanywaho. Ikinyamakuru cyo muri Amerika nacyo cyaje kwerekana kuko amakuru ari amakuru adashidikanywaho. Ariko reka tubanze turebe ikinyamakuru The Guardian ibyo cyanditse kivuga kuri uyu musasaridoti utishimiye, utigeze na rimwe yemeranya n'iyi myitwarire y'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku rwego rw'isi. Uyu mupadiri rero we uko abivuga cyangwa se uko abitekereza, ni umupadiri w'umutaliyani. Uko rero we abivuga cyangwa se uko abitekereza, ntabwo yemeranya habe na gakeya n'imyitwarire y'itangazo umushumba wa Kiliziya Gatolika yasohoye. Uyu mupadiri w'umutaliyani rero we yatewe ishema no kwemeza ko Papa Francis ari umukozi w'agatsiko k'imbaraga z'umwijima. Aho yabivuze mu rurimi, ngira ngo ni ururimi rw'igitaliyani, yavuze ngo ni Pope Usurpa, anti Usurpa. Rero nagerageje kubireba mu zindi ndimi icyo bishatse kuvuga. Bivuga kuko anti Usurpa ni abantu baba barishyize hamwe, ni nk'agatsiko k'abanyagitugu kishyira hamwe kugira ngo gakandamize abantu cyangwa se kabemeza ibidakwiriye. Iyo ubirebye garamere y'iri jambo ngo ni Pape Usurpa, bishatse kuvuga kuko nabirebye naje kubona ari nk'ijambo rikoreshwa muri za kiliziya no mu butegetsi bw'igitugu, rivuga kuko ari agatsiko k'abantu bishyize hamwe kugira ngo bakandamize uburenganzira bw'abandi. Reka rero turebere hamwe hano, tuze turebe uyu mupapa cyangwa se uyu mupadiri uko w'umutaliyani. Uyu mupadiri w'umutaliyani rero yahise ahagarikwa. Umupadiri w'umutaliyani yahise ahagarikwa n'umusenyeri umuyobora. Ariko reka tubanze turebe uko byagenze bite kugira ngo uyu mupadiri wayoboraga imwe muri paruwase zikomeye mu Butaliyani, ndetse bivugwa kuko ari mu Butaliyani rwose, mu mujyi, uko yaje kwamagana iyi nyigisho y'umushumba wa Kiliziya Gatolika. Ni umupadiri w'umutaliyani rero witwa izina ryiwe, reka mbanze ndisuzume ndirebe. Uyu mupadiri yitwa Roman Guidetti. Uyu mupadiri yitwa Roman Guidetti. We rero yagaragaje kuko uyu mupadiri Roman Guidetti yavugaga kuko mu by'ukuri Papa Francisco imbaraga ari gukoresha cyangwa ijwi ari gukoresha ko atari irye, ahubwo ari gukoresha imbaraga
z'aba- z'ab'isi, yavuze ngo ni umukozi w'imbaraga z'umwijima cyangwa se umukozi w'imbaraga z'iyi si. Aho nyine yashatse kugaragaza iri jambo bita ngo ni antipope usurpe, bavuga ko ari umupapa uri kuyoboresha ubuyobe, cyangwa se mbega aragengwa n'imbaraga z'isi, cyangwa se akaba nyine ari uwemera ibizira akabishyigikira. nk'uko rero mu magambo ya garamere y'iri jambo yakoresheje mu rurimi rwo gusoma misa, ko ni amagambo yakoresheje mu gitambo cya misa, ngo yasobanuye ijambo ndetse imikorere ya kiliziya yabisobanuye ngo mu minota igera kuri 20, nk'uko iki kinyamakuru The Guardian twari turi kugisoma tureba, kuko kandi twibukiranye ko ngewe hano kuri Buhoka wisanzwe narababwiye ati iri tangazo Papa Francis asohoye rizateza umwijyane muri kiliziya, ngo ntabwo abaye umupadiri wa mbere, abaye umupadiri wa kabiri, kuko n'uwa kabiri nawe ngo mu kwezi kwa cumi na mu mpera z'ukwezi kwa 12 nawe yasohoye itangazo, ndetse we ahita yarihagaritse, ntabwo yarindiye ko bamuhagarika. Rero uyu mupadiri Roman Guide yabitangarije kuri kiliziya ya Mutagatifu Ranieri, ni mu mujyi ngo wa Guastas, ahangana ndi kubona kuko ngari muri province ya Tuscany, ni mu Butaliyani. Yari umupadiri rero uyoboye paruwasi ya Mutagatifu Ranieri mu Butaliyani, aho yasari gusoma igitambo cya misa. Aba akomoka muri diyoseze ya Livorno, ubwo abazi mu Butaliyani, kuko biragaragara ko ngo ari umujyi uri mu Butaliyani rwagati. Iyi province rero, cyangwa se iyi province yitwa Livorno, ariko akaba ari na diyoseze Livorno, ariko umupadiri akaba ayoboraga nyine paruwasi ya Mutagatifu Ranieri iri mu mujyi mutoya witwa Guastase, aho ngaho Guastis, aho ngaho ni mu Butaliyani. Aho ngaho rero twari turi kuvuga ku mbaraga za Satani, twavuze kuko ibintu biteza umwijyane ntabwo bizaturuka kure. Nk'uyu mupadiri we yamaze kubona neza kuko agiye kwitandukanya, ari gusoma misa yibukaga ngo bari mu muhango wo kwibuka urupfu rwa Papa n'ubundi Benedicto witabye Imana, amaze umwaka yitabye Imana. Hariho niho yateruye amagambo aravuga bati rero uyu munsi Papa Benedicto yari umupapa w'ukuri w'Imana, ariko yaje gusimburwa n'uyoborwa n'imbaraga z'umwijima. Ibi ntabwo ari ngewe ubivuga, ni amakuru dusoma yasohotse mu kinyamakuru The Guardian, aho bigaragara kuko uyu mupadiri ngo yabivugiye mu gitambo cya misa yayoboreye kuri iyi paruwasi ya Mutagatifu Ranieri, aho ngaho ni mu Butaliyani muri diyoseze ya Livorno. Rero muri iyo misa yarayoboye. Rero amakuru yahise ko yihuta, ngo kuko bamwe bari muri icyo gitambo cya misa yarayoboye, bahise boherereza video yihuta musenyeri wa diyoseze ya Livorno, aho ni mu Butaliyani. Uwo musenyeri rero akaba yitwa Simone Giusti. Uyu Simone Giusti rero nawe ntabwo amakuru yayicaranye, yahise ko ateranya inama y'ibyegera byiwe ku buryo bwihuse, ahita aca iteka ryirukana Padiri Roman ku murimo wa ritari, amushinja guhemukira kiliziya, cyangwa se icyo yise ngo aramushinja icyaha bita ngo act of schismatic, ni ukuvuga ngo ni ukurwanya ukwizera no kubiba amacakubiri muri kiliziya. Icyaha yamushinjije rero bita ngo act of schismatic, ni icyaha gishatse kuvuga ngo ni ukurwanya ukwizera no kubiba amacakubiri muri kiliziya. Bishatse kuvuga ngo kuba uyu mupadiri atemeranya na ririya tangazo umushumba wa kiliziya gatolika yasinye rivuga guhesha umugisha abaryamana n'abahuza ibitsina, uyu yahise ashinjwa icyaha kimwirukanisha ku murimo wa ritari, ndetse icyaha bahita ko banagishakira izina ubwo mu buryo bwa kiliziya, icyaha bita ngo ni schismatic. Iki cyaha rero mu buryo ucishirije mu rurimi rw'ikinyarwanda ni ukurwanya ukwizera no kubiba amacakubiri
muri kiliziya. Bishatse kuvuga ko rero umuntu wese ushatse kwamagana uriya mwanzuro ariko ubwo ni benshi bazashinjwa iki cyaha. Impamvu ingingo nashatse kuyivugaho ni uko iki kintu twakivuzeho mu kiganiro cyacu ndetse ni nayo irasoza, ariko ikabifatiye isano n'ubundi yo kuvuga ngo hunga kuko imbaraga z'umwijima zikomeje kwiyongera. Hunga kuko imbaraga z'umwijima zikomeje kwiyongera. Ibi urabumva kuko byanze bikunze iyi mesaje y'uyu mupasiteri Roman, iyi mesaje y'umupasiteri Roman urumva kuko ifitanye isano n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niyo mpamvu nashatse kugira ngo tuyiganireho, kubera ko uyu mupadiri mu by'ukuri kuba yatanze iyi nyigisho ngira ngo ntabwo yakagombye kwirukanwa, ariko yahise yirukanwa na musenyeri nyine umuyobora. Kubera musenyeri wasanga yamwirukanye nawe ari kuvuga buti ibi bintu nibiramuka bigereza ibukuru tarabifataho umwanzuro wenda nanjye bishobora kungwa nabi. Rero ubwo bamuhagaritse ku murimo w'itari, kandi nta muhango n'umwe wa kiliziya yemerewe kwakirwamo cyangwa gutumirwamo. Hahiseho rero hashingwa itegeko cyangwa iteka rihita rijyaho rivuga kuko nta murimo n'umwe cyangwa se umuhango n'umwe wa ritari uyu mupadiri Roman Gideti yemerewe kuba yagiramo uruhare cyangwa se yemerewe kuba yatumirwamo. Uyu mupadiri rero nawe akimara kubona ibaruwa imwirukana cyangwa se ubutumwa bumwirukana, ntabwo yacecetse, ahubwo nawe yasubije. Uyu bwana padiri Roman Gideti rero muri iki kinyamakuru The Guardian kivuga kuko akimara guhabwa ubutumwa ko yirukanywe, nawe yahise ko asubiza mu nyandiko, yahise asubiza inyandiko imuhagarika cyangwa se ubutumwa bumuhagarika, atangaza ko atewe ishema no kuba hanze no guhagarika imigenderanire iyo ari yo yose n'abakozi ba kiliziya yise tirani, cyangwa se guhagarika imigenderanire cyangwa se imirimo. Ijambo tirani rero nagerageje kurishyira mu kinyarwanda nsanga ari imbaraga z'agatsiko k'iterabwoba. Muri make we yatangaje ko we atewe ishema no kuba ahagaritse imirimo mu gatsiko kamamaza ubuyobe cyangwa se agatsiko karangwa n'ingoma y'igitugu y'iterabwoba. Kuko iri jambo tirani yakoresheje bavuze kuko atewe ishema no gusohoka muri tirani. Iyo urebye tirani usanga ari imbaraga z'agatsiko k'iterabwoba. Ndetse aya makuru yaje no kuyunagumye ugasoma ukareba ikinyamakuru bita American Magazine.org, americanmagazine.com nayo na .org nayo yabashije kubyemeza, igaragaza kuko rwose uyu mupadiri w'imyaka we ndetse bo bashyizeho n'imyaka ye, bavuze ko ari umupadiri w'imyaka 48 anenga cyane ibintu byose bigwanya ijambo ry'Imana, ko atari bwo bwa mbere yarabinenze. Akaba rero yafatiwe izi ngamba kubera kuko iri jambo yatangaje ntabwo ryanejeje abamukuriye, kubera kuko byagaragaye nk'umuntu uri kurwanya gahunda za kiliziya, nk'uko iki cyaha bakise ati ari kubiba amacakubiri ndetse ari kurwanya kwizera no kubiba amacakubiri mu muryango wa kiliziya. Ahangaha rero mu by'ukuri niho tugiye gusoreza ikiganiro cyacu cy'uno mugoroba, tugira ngo tubwire abakunzi bacu ba Bohoka Wisanzure TV ko abantu bose bakwiye guhagarara bwuma, ntitukabe barukurikira izindi. Uyu yari umupadiri, yayoboraga kiliziya, yayoboraga paruwasi, ariko amaze kubona ibidashimwa yabitangarije mu misa, abitangariza imbaga nyamwinshi mu muryango w'abana b'Imana, kugira ngo ejo hatazagira uwo azabazwa. Bishatse kuvuga ngo uwumva yumvishije, kandi burya umwana uzi ubwenge yumvira mu rusaku. Bamuhagaritse rero, bamaze kumuhagarika ariko ntabwo yacecetse, nawe yahise avuga kuko rwose atemeranya n'imbaraga z'umwijima. Ntabwo dukwiye kwemeranya n'imbaraga z'umwijima, rero dukwiye kuzihunga tukigengera muri Kristo, kandi ibintu byose byaza bitwerekeza kuri Satani. Nubwo Satani tubona kuko iza yambaye uruhu rw'intama nk'uko Yesu yabivuze, ariko byanze bikunze tuzajya tugenda tuyigenzuza imbuto z'umwuka wera, tuyigenzuze ijambo ry'Imana. Reka mbashimire rero bakunzi ba Bohoka Wisanzure TV. Ikiganiro gishobora kuba kitabaye kigufiya nk'ibisanzwe, ariko ni amakuru
buri wese akwiye kumenya, ni amakuru buri wese akwiye kumenya kandi y'ingirakamaro, kuko burya agapfa kaburiwe n'impongo. Ijambo riratubwira ngo agapfa kaburiwe n'impongo. Reka mbashimire rero, mugire ibihe byiza. Mwari muri kumwe na Pasiteri Naklete, tuzakomeza tubagezaho ibiganiro, kandi namwe mukomeze mukunde ijambo ry'Imana, mukomeze mukunde ababigisha ukuri, mwe kugendera mu kigare. Uwiteka ajya akomeza abishimire. Ni ahangaha dusoreje ikiganiro cyacu.